gusa cover ni iya YouTube, ifoto uyitunganye neza iri realistic. None it's your boy Edtech Studio, mbazanye mu isi y'ikoranabuhanga. Guys, bwate mwazanye mu isi y'ikoranabuhanga. Ese waba wari uzi ko mu minota mike cyane AI yabigukoreye thumbnail, logo, cover, uri umuhanzi y'indirimbo ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye? Igitekerezo gusa ishobora guhindura byose. Muri isi y'ikoranabuhanga nta mpamvu yo kwirushya mu mutwe, ibintu byaroroshye. Reka nk'uhe ikaze. Bino video tugiye kureba hamwe ibintu byinshi bigiye bitandukanye, uko wakora amakava y'indirimbo, uko wakora thumbnail ushyira kuri video yawe ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye kandi ku gitekerezo cyawe gito cyane. Ese waba wari uzi ko isi yabaye ngari? Welcome. Nkusaba ukanda subscribe kuri Edtech Studio, channel igenda kugezaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye, umuziki, ikoranabuhanga bitandukanye. Muhaye ikaze. Muno munsi tugiye kurebera hamwe app yitwa ChatGPT. Iyi ChatGPT abantu benshi ntabwo bazi icyo ari cyo, gusa bakunda kuyibona, gusa niyo iri kugenda ihindurira amateka abantu benshi bagiye batandukanye ibakorera ibitangaza. Iyi ChatGPT ikora ibintu byinshi, gusa muri kano kanya icyo tugiye kureba hamwe nuko yakorera thumbnail ushyira kuri video yawe, cover ushyira ku ifoto yawe, ku ndirimbo yawe ndetse n'ibindi byonyine, ari nuko yakora amafoto. Gusa uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibyo bintu bibiri. Muhaye ikaze mu ishuri. Fataye n'agakaramu ubundi twandike. Nutakanda subscribe please, but making sure yuko wakanda subscribe. Nta kindi ukora, jya kuri YouTube channel yawe, nurangiza wandikemo iri jambo ngiye kwereka. Musaba guys ukanda subscribe, like ndetse na comment. Nta kindi urakora, ujya kuri YouTube channel yawe research, wandikemo Mumutaka TV gutya, nurangiza ukora research, urayibona hano, nurangiza uze ukande subscribe, nurangiza unafungure n'akazujira, maze tujye twibanira mu biganiro byacu bya buri munsi. Ndagushima wowe bikoze. None reka dutangire mwinshi mu ishuri rya technology, isi y'ikoranabuhanga. Nakindi uzakora, uzajya kuri Play Store yawe downloading app yitwa ChatGPT, kuko ukoresha kuri browser biragora. Nabashakiye uburyo bworoshye wajya ubikora, wangiza usacingamo app yitwa ChatGPT. Ugishyiramo chat gusa bazahita bakwereka iryo jambo. Guys, yabaye ngari guys. Ntabwo nzi ko bishoboka, gusa uri umunsi uravano umaze kumenya ibintu byinshi utaruzi cyane. Twagiye, numara kuyibona gutya, nta kindi uzakora, uzaza uyikore gutya, nurangiza uyestare muri telefone yawe. Ngenda ayifite. Wowe niba utarayishyiramo uzasanga ariho iri jambo rimeze gutya install, urikandeho maze yestare muri telefone yawe. Gusa ngewe ndarifite ngiyi hano, ayibona. Icyo nzakora umwanya updating, gusa ntabwo nshaka ku updatinga. Uzaza kandi hano handitse open maze kwestara, uyifungure gutya. Ukizajya imara kuyi muri telefone yawe, uzagenda muri wangiza uyifungure, ubona ko izahita ifunguka imeze gutya. Guys, tukaba twinjiye mu ishuri. Nizere ko wafashe ikaye n'agakaramu uri kwandika buri step by step, kuko ibintu magezaho ni ibintu bibafasha kandi byabagirira umumaro mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Urangiza uzakanda, niba uri mushyashya uzakanda hano handitse ufite email muri telefone, niyo tugiye gukoresha twinjiramo hano. Uzaza ukande kuri no jambo ryanditse hano, iri uraribona hano. Nurangiza kurikanda, nta kindi uzakora, uzarikandaho gutya, bazahita bakwinjiza mu email ufite muri telefone yawe, maze uhitemo email imwe ushaka gukoresha. Numara kuyihitamo urikandeho, nurangiza uzagusaba gushyira amazina yawe ndetse n'igihe wavukiye, maze nabyo bishyiremo tukomeza next. Then uzahita winjira kuri web imeze gutya. Wow, it's great. Uno tugiye kureba hamwe se ni gute wakora ya cover yawe y'indirimbo. Muhaye ikaze.
bo tujya kuri rwa rubuga rwawe ukimara gushyiraho ya foto wifuza kuza gukoresha ndetse umaze no kwitegeka ibyo iraza gukora. Nk'uko ubona naho yanditse ati ndashaka unkorere cover y'indirimbo Darling by Mr P. Ese ikwandikira nawe usome ibyo yazahita ikwandikira, ndagufasha gukora cover y'indirimbo Darling by Mr P uko ubishaka, mbwira ibikurikira kugira ngo nyikore. Nawe uhita usoma ibyo ikubaza ukabisubiza, maze warangiza kubisoma neza ukahita ubibwira nyine igisubizo. Ese mbwira ati yikore uko gusa cover ni iya YouTube, ifoto uyitunganye neza iri realistic. Yahise ibinkorera neza mu masegonda 3 gusa. Wow, ibi ni akantu gashya nagiye mbazanira kenshi mwenshi mutari muzi, mwajyaga wirushya ufata time yawe urazibona. Nose yimbwira ngo nkorera rosho ya 16/9. urabona ko ese inkorera rosho nyine kushyira kuri cover yanjye y'indirimbo kuri YouTube. Urabona ati wow, it's amazing. Wow, noneho kankwereke. Yahise ati urana ugenda uyitegeka uko ubishaka niko igende gukora indirimbo. Noneho kankwereke uko wakora thumbnail. Wow, welcome again. Niba ugeze kuri uno munota banza kandi subscribe, like ndetse na comment. Ngiye kubereka ukuntu nakoze ino cover uri kubona kuri ino video kano kanya. Muhaye ikaze. Uzaza hano wandika ati ndashaka unkorere thumbnail yanditseho kora mbo cover cover 1 thumbnail ya video yawe mu minota mu masegonda 3 gusa. Kadukomeze dukoreshe noneho iriya foto iri hariya gusa. Iyo foto uyikore ibyerekana, hariho ibyerekana ifashe telefone. Urangiza ukande gutya, maze reka dutegereze turebe se ya video yacu ya foto yacu iraza kuidukorera. Reka dutegereze gato itangiye kuyikora. Sorry gatoya guys, ni kuvuga ngo limit cyangwa amafoto yari yemewe gukora ku munsi yarangiye. Gusa ngiye kwereka tugiye gushyiramo indi email dukomeze igikorwa cyacu. Noneho kuvuga ngo twashyizemo indi email, nzaza none kiri ifoto ndashaka kuza gukoresha, nande kuri foto maze nandika n'undi bya bindi nanditse. Guys, ifoto ushobora kwita uyifotora ku kanya uko yaba ifumeze kose, gera generatinga ikayikora neza. Ngombwa amafoto akoya gukoresha amafoto wifotoye ako kanya. Kadukoresha urugero nk'iyi ngiyi, wandi sana ariko katuyikoresha urebe. Itanyibwira ati nkorera nabyane none nanditse kare, nkorera thumbnail yanditseho dore uko wakora cover thumbnail ya video zawe mu masegonda 3 gusa. Ahita nyibwira ati iyo foto ibe
iyo ifoto ibe yerekana, ibe ifite telefone yerekana edit, maze dukanda ahantu kadutegereze gato maze turebe ese koko baraduha ya foto yacu cyangwa baradubaza ibibazo tubaza ati birasa nkaho ushaka ko iyi foto yandikwaho amagambo ajyanye na thumbnail cyangwa cover ya video ndetse bikagaragara byakozwe kuri telefone mu buryo bugaragara. Urabona ko ugenda usubiza ibibazo nkuko babikubaza hano maze bagata ati aha urabona ati ese wifuza ko mbikorwa mu buryo nka YouTube thumbnail bireba yego tibwe ati yego tukanda gutya. Noneho duhite tutegereza gato turebe bagiye kudukorera ya foto yacu mu masegonda 3 gusa. Kadutegereze guys, kandi subscribe mu gihe dutegereze ko badukorera ya foto yacu ese irazimeze kwa kundi twabivuze. Wow, kadutegereze nibanga mbere na mbere ushime video yacu isharing abantu benshi bagiye batandukanye nabo bashe kumenya ibi byiza by'ikoranabuhanga. Welcome again the word of generation. Wow, it's great. Wow. Urabona ko ibyo nakubwiye byose babikoze uko nabivuze. Guys, aka kantu waba warukazi dore uko wakora cover thumbnail ya video zawe. Urabibona byose babikweretse ndetse na ya foto yacu ubonaga isa nabi bayikoze fresh. Wow, it's great. Ndagushimiye twabanye muri video. Niba ufite ikibazo uzanyandikira, gusa nzagenda mbigisha ibintu byinshi bya ni ChatGPT kuko ukora ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Iyo umaze kwero kuhitamo utuzuga kanda hano kuri save hano egeta ijya kuri telefone yawe hano hejuru uko nako wabimbwe. Ndagushimiye twabanye tubona ubutaha. Niba utarakanda subscribe please banza kandi subscribe, like ndetse na comment ubundi tujye tubone ubutaha. Bye bye.